Jina lake lipewe sifa. Amen. Katika Yesu Kristo. Tasimama kwa kwanza ibada yetu. Taanza katika Yesu Kristo. Tasoma Zaburi 107. Gutangira amateraniro turasoma Zaburi 107. Kwa kwanza ibada tasoma Zaburi 107. Turara murongo wa mbere Taanzia mstari wa kwanza turangiza ku murongo wa 32 hadi mstari wa 13. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, akabatarurukanya, abakura mu bihugu aho izuba rirasira n'aho rirengera, ikasikazi no ku nyanja. Baserereye ubutayu mu nzira itagira abantu, ntibabona umudugudu wo kubamo. Bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo imisari, maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo. Abashorerera mu nzira igororotse, kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje yawujuje ibyiza. Abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ibyuma, kuko bagomeye amagambo y'Imana bagasuzugura imigambi y'Isumba byose. Nicyo cyatumye ibicisha bugufi bugufi imitima yabo umuruho, bakagwa ntibagire ubatabara, maze batakira Uwiteka bari mu makuba, akabakiza imibabaro yabo. Abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yamenye inzugi z'imiringa, akavuna ibihindizo by'ibyuma. Ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya. Bakegera amarembo y'urupfu, maze batakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Batamba ibitambo by'ishimwe, bogeresha imirimo ye indirimbo z'ibyishimo. Abamanuka baje mu nyanja, bakagenda mu mbuge, bagatundira mu mazi y'isanzure. Barebeye imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza bye imuhengeri, kuko yategetse agahuhisha umuyaga w'ishuheri ushira hejuru umuraba waho. Barazamukaga bakaja mu ijuru, bagasubira bakamanuka bakaja ikuzimu. Imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro, bakazunga mu muzunga, bakadandabiranwa nk'umusinzi. Ubwenge bwabo bwose bukazimbuka, maze batakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo. Aturisha uwo muyaga w'ishuheri, umuraba uratuza, maze bishimishwa n'uko utuje, kandi abajana mu mwaro bashakaga. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Bamwogereze mu iteraniro ry'abantu, bamushimire
aho abakuru bicaranye. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Nimushime Uwiteka Shukuru Bwana Mungu. kuko imbabazi ze Kwa rehema zake. zihora ku iteka ryose. Milele. Abamugomeraga Waliye waasi kwa bagacumura ku ijambo ryayo, waasi kwa neno lake. Imana ikabahana Mungu anawazibu. maze bakacuma Uwiteka, Wakiongeza kwa Mungu. Imana Mungu ikabababarira anawasamehe. ikirengagiza ibicumuro byabo. Dhambi zao. Aya magambo yanshimishije. Hii maneno Ngo yanifurahisha. n'ibirimo arimo nabyo, Na wale wanakuja n'ubwenge buke bwabyo, na wakitaka kidogo. n'ubugoryi bwabyo, Ubavu wao kidogo. ariko ngo bakwibuka ko Uwiteka agira imbabazi, bakakira Uwiteka, Dhambi zao. Sambaza pale kwenye eti wakati nijejeze Golgotha naona hiyo imbabazi zirenze zititeka Golgotha niona rehema nyingi rehema zinatiririka kama maji rehema nyingi zinakuwa kama bahari rehema za Mungu zitemba nk'uruzi zinakuwa kama maji sibwo dusobanurira mbere venute situibisha maze nyingi buri wese yigera kila imbaraga yote asubiri mu Bwana rusengesho ndani ya ombi binajya zikorogota nifika Golgotha asanga imbabazi na nyinshi kutana rehema nyingi ngo kandi ngo zihagije Zile zinatosha. ngo zimeze nk'uruzi Zinakuwa kama maji. ndetse ngo zidendeje nk'inyanja zinakuwa kama bahari